ugiye gusenga ufite amatiku, dore nta mbabazi yaransize, dore ndaka yaransize, yewe umuri iki, ariko mana no kuntu nkuririmbira kandi nturirimba neza, mvuga ubutumwa batagoye tike ntugenda, ngewe murabizi Imana ndi umukozi wawe, kandi kuri saleri bashyira kuri konte. Mbe ugasanga umuntu afite inzitwazo zo kubwira Imana ko hari icyo yagakoze, ariko nta rwitwazo ruhari. Imana ikora uko ishaka gukora, icyo ikeneye ni uko tuyubaha, nuko tumenya kubyaza igihe cyacu dufite no gukora mu gihe gikwiriye. Reka nkubwire n'ukuri kw'Imana, turi imbere y'Imana, Imana iratuzi, iradusobanukiwe. Hari abantu birukana ngo inyatsi, ariko wareba ugasanga ni inyatsi igenda, ugasanga umuntu ni inyatsi igenda, uti gute ubwe ni inyatsi, ukabona ipantaro n'umuntu aragenda. Kubera iki? Imana yamuhaye akazi. Tubare imibare tuzi ubwenge. Unguka 5,000 ku munsi cyangwa uko 1,000 ku munsi nibucuruza, uri inyama za 3, ubwo suri inyungu z'iminsi ngahe? Uri inyungu z'iminsi ngahe? Biravuze ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutagira iki? Ubwenge. Cyo ni cyambere, ni wowe wihombeje, ntago ari abadayimoni, ni indayi. Yarangiza ngo Mana nkuriraho igihombo. Mana, hari ugeze kuza kunsanga ngo musengere, ndamuvuga simuvuga izina, ansanga ahantu i Remera aho nari ncumbitse, ahasanga n'undi mugabo ntavuga izina, ati nje kugira ngo mwirukane inyatsi. Mugenzi wanjye aramuhanurira ati Imana yikuyeho, irayitwitse, ngiye mbona ntibivuyeho. Ndamubwira nti rero ngiye uko nabibonye, ndabona inyatsi idashobora kuva mu rwego rwo iyo nyatsi yavaho, nuko twabaga iyo nda yawe, kuko niyo nyatsi ya mbere. Ukore ubunguka 1,000 ukarya 5, wakunguka 5 ukarya 7. Urumva koko ibyo nabyo nabyitirira Imana? Imana iguhaye akazi k'10,000, urakanze ngo warize, kandi ugiye gusabiriza wakagiyemo. Aho naho uzabeshyera Imana ngo ntiyakoze. Uravuze ngo ngiye ngo ndi muri sanse sinatwara moto, kandi umumotari ukamwaka rifite, warangiza ngo Imana ntiyakoze. Nayo Imana itakura umuntu, niyo Imana itahera, ugasanga ni ugutakaza cya gihe cyabo, kutamenya imikorere yabo no kudakoresha cya gihe bafite. Niba uyu munsi wicaye ukabona ugwiriwe n'amafaranga menshi, wikumva ko ari ibitenge nayo, menya ngo ariko ubundi nta n'inzu ngira, Imana iguhe gakondo. Turabasuje bakunzi bacu, twifurije umugisha w'Imana mu byo murimo bitandukanye. Yesu Kristo akomeze kubana namwe. Tubahaye ikaze rero, tunahaye ikaze umushumba Ntambabazi Jean Baptiste ugiye kuganira natwe. Uri buze kubana natwe muri bino bihe bya guma mu rugo, abari mu mujyi wa Kigali barimo mukomeze kwitwareka, twirinde iki cyorezo cya COVID-19, ndetse no mu bindi bihugu nk'Iburayi aho twagiye twumva ko guma mu rugo igihe hari n'ibindi nk'ibyo ngibyo, ariko Imana ikomeze kuturenza ibihe bikomeye. Mushuma murakomeye? Ndaho ndashima Imana. Narimo mvuga ibyaguma mu rugo muri Kigali, tuvuga iby'ibyiringiro niki, ariko Imana yacu iracyafite za mbaraga, ya maboko yadutabaje bwa mbere n'undi iracyafite. Amen, iracyafite. Reka rero dutangire tubasaba kugira ngo musenge, hanyuma munatwinjize mu cyanditswe cyo. Mana nyiri cyubahiro, nyiramahoro, nyir'urukundo, nyir'ugukomera, turagira ngo tugushimire neza n'urukundo ukunda abantu bawe. Koko turi mu bihe bya Covid, isi yose niko ibangamiwe, ubucuruzi ntibugenda neza, ingendo zarahagaze, mariage yarahagaze, abantu benshi hari ibintu byagiye bihagarara kubera kino cyorezo, ariko tugufite nk'Imana ishobora byose, hamwe n'imbaraga leta zishyiraho, tuzi ko nawe Mana izabe neza ihari kandi ugomba gukora ibitangaza. Komeza rero turinde kandi dukomeze, abumva ijambo fashe mu izina rya Yesu, urakoze. Amen. Amen. Twinjira mu cyanditswe cy'uyu munsi kugira ngo tubone uko tuza kuganira nyuma. Nagira ngo ngenda mbere yuko tuntangira gusoma icyanditswe, intego y'ijambo ufite kano kanya numva nibitseho, nivuga yuko Imana ifite umwihariko mu gutabara. Yihariye ifite umwihariko wayo, ni isoko yihariye, ni umugambi yihariye, nta wundi babihanganiyeho. Ariyo mpamvu tuza kwifashisha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 65, akaba ari umugabo wahanuye imyaka itari myinshi, ariko atangira mwaka 700 hafi aho ngo na 40 atangira guhanura. Ahanura ibintu byiza byose. Ujye usoma aho igice cya mbere avuga ngo muze tugira amano kuwiteka, avuga agera ku bakobwa b'i Yerusalemu ngo bagenda bacinye inkweto b'i Siyoni, aragenda avuga ibyaha by'abantu, arazamuka gutabarwa. Noneho burya 3 aragenda akomeza ibyo kuvuka kwa Yesu mu bice 8 n'9, arakomeza arazamuka agera uko Imana izarengera
abantu nko mu bice 24 none havuga ukuntu abantu bazatabarwa, arakomeza agera ku bice 62 aho ngaho avuga ngo mubwire abantu banjye ibyururutse umutima. Icyo bita guhumuriza abantu, kuko burya Imana si ingome, Imana si Bin Laden na Al-Shabaab, Imana ntiyivuga ngo Imana ngo izamuca amaguru. Nuvuga ngo abantu basigaye basenga Imana nk'aho ari Imana y'iterabwoba bikanganye. Oya, Imana ni urukundo, kandi n'abayikunda bakwiriye ni urukundo bakanayizerera mu rukundo. Aho yavuze ngo muhumurize abantu banjye 3:5 aha ngaha yararimo asobanura uburyo Imana izabana n'abantu bayo. Aho yavuze ngo Imana ibasezeranye bizabakorera 3:5 hano harasobanura amagambo agenda yerekana Yesaya nk'umuhanuzi ukomeye twemera w'umuhanga, wahanuye amahoro, agahanura ibyago, agahanurira amahanga, agahanura na Kristo. Namva bamwita ngo ni umuhanuzi mukuru. Aha rero ngo tubwire abadukurikiye umukozi w'Imana Theo yuko Imana yihariye ubutabazi 100%. Amen. Umuntu yagutabara nk'10%, umuntu yaguha, sinibwira ko yakurangiriza ikibazo, ntabwo umuntu yaguhumuriza, kuko buriya ari ikintu gikomeye. Nasomye Zaburi 147:3, hari ijambo rivuga ngo Uwiteka ni wewe umuri inguma, agapfuka inguma z'imibabaro. So ngo niba apfuka inguma z'imibabaro, kuva wavuka hari ibitaro wari wumva bipfuka umubabaro. Oya. Na Faisal ntibigira, na Amerika ntibigira, bapfuka uruguma bagapfuka, ntawe ushobora gupfuka inguma z'imibabaro. Nizo 147:3 ngo Uwiteka apfuka inguma z'imibabaro yabo abamwubaha. Muri make tugiye kureba urwo rugomo rwo ntarwigishaho, ni igikomere umuntu yaguteye gikomotse ku rugomo, ngo ariko Kristo si no kuvura igisebo bwabyo n'igikomere, ahubwo gapfuka n'uruguma rw'umubabaro. Kuko uruguma rwakomeretse ku maso umuntu ararubona, mu gahanga urarubona, ariko urwo mu mutima nta wundi urubona, nta n'undi waruvura. Ko yavuze ngo intimba zacu nizo yishyizeho. So aha rero azamuka aravuga ngo hari ibintu Imana igiye gutabara ikarengera ba bantu badukurikiye, bakamenya ko umuntu yagufasha yenda 5%, 10%, umuntu yagufasha ariko ntiyakuvura umubabaro, ntiyakuruhura, ntiyakugeza aho ushaka kuruhukira. Ariko Imana Data wa twese horaho, Imana twizera, Imana dusenga, Imana dukorera, Imana tubana nayo, yiragenda ikavura igikomere, ikanavura n'icyo mu mutima. Amen. Nuvuga ngo yiragenda igakanda kumva uraruhutse, kandi yanarangiza ntigusiga mu cyeragati, kuko nta na rimwe Imana izagusiga mu nzira itakugejeje aho izakujyana. Ni nako yabwiye Yakobo ngo nukuri nzagendana nawe, nzabana nawe, sinzagusiga, ibyo nakubwiye ntarabikora. Yari abiroteye ni igihe yari yiseguye ibuye, ahunze Esawu ngo yiseguye ibuye, arangije ahita avuga iryo jambo rikomeye, ngabona urwego rumanuka, yiseguye ibuye, yaryamye ahantu hatari abantu tuharebe, nta bantu bahari, ni wenyine, ni mu ishyamba, ni mu nyamaswa. Ariko aho naho asize hirya hari induru, ngo ariko aho nahabona ngo hari urwego, yiseguye ibuye, ngabona hari urwego ruzamuka, bamarayika bamanuka bazamuka. Ngo Imana amubwira ngo sinzagusiga, sinzakureka ntarakora ibyo nkubwiye. Nababwira Imana ngo ahantu mpisi Beteli ngahasukaho amavuta, ati ni nk'umugisha agaruka amahoro, nzaguha 10%. Urumva ni ya Mana igusanga naho uri wenyine, ikagusanga mu kibazo uri wenyine, ikagusanga mu ntambaro uri wenyine, ikagusanga aho uri, ntivura igikomere gusa, ahubwo ikavura n'icyo mu mutima. Amen. Ngiyi Imana twakurikiye, ngiyi Imana twizera, ngiyi Imana twiringira. So Yesaya rero mu buhanuzi Imana imuhaye iramubwira ngo bwira abantu banjye amagambo akurikira. Nongere mbigarukeho, ushobora kuba uri wenyine muri ka itasobanutse, ariko hakabihumure riva ku Mana ishobora byose. Ko ndimo mfashwa hakiri kare, ndabigenza gute? Niyo yonyine ihumuriza, niyo yonyine yomora. Nongere mbigarukeho, ivura igikomere cyo ku mubiri, ikavura n'icyo mu mutima, kuko burya umubiri nubwo wakira, umutima ugikomere ntago byakunda. Niyo mpamvu uyu munsi mu Rwanda babonye ko abantu bababariye abandi, abati nubwo ntafite abanjye baguye muri ibi ntababona, hari abapfuye, hari n'ababa, ariko akumva mu mutima warabari ko Imana iramanutse ikoze ku gikomere, aravuga ngo yo muri inguma, agapfuka inguma z'imibabaro. Nuvuga ngo Kristo nguwo umwihariko w'Imana, icyambere irarema, ikabihagarikira, ikabikomeza,
ikazanabisohoza. Hallelujah. Rero dusoma amagambo y'Imana yenda niba aricyo wambaza, ariko nashaka kuva kuri ku bantu babyumve mu mutima wabo. Nta wundi n'umwe wakurengera uko byumva, nta wagutabara uko bitekereza, ariko Imana nyir'ijuru n'isi niyo yonyine ifite uburyo bwayo itabaramo. Kuko itabara umubiri, igatabara umutima, kandi ikazaguha n'ubugingo buhoraho. Imana nishimwe cyane. Hari abayigisha ariko nk'iyica. Oya, abo ntabwo turi kumwe. Yego, bakanayigaragaza ngo ni Imana idakina, ni Imana akenshi bakanagendera kuri ayo magambo yo mu byanditswe byo mu isezerano rya kera, ngo nzabakina ku mubyimba, ibintu nk'ibyo nyine bakayerekana nkaho ari ingome. Erega icyo gihe ntabwo wabarenganya, nakubwiye nkunda kubivuga. Bibiliya ubundi irimo ibice bibiri, isezerano rya kera harimo n'isezerano rishya, kandi irya kera ryose ryavugaga Yesu Kristo. Yego, nuvuga ngo Yesu Kristo aje, ibya kera byari bishize. Kandi koko ntiwabarenganya, kuko mu gihe cyaba Eliya umuriro watwitse abantu, ibyo ni bisanzwe. Ariko bivuga ko Yesu cyagiye yaragiye Samariya yamwanze, intumwa zambwira ngo wabaye nk'Eliya ukamanura umuriro. Nabwira ati ntago muzi umwuka ubarimo. Nuvuga ngo rero abantu bagaragaza nk'Imana nk'ingome nk'iyicana, siko imeze, ahubwo ni inyembabazi. Yambaye imbabazi, yambaye gukiranuka, ni urukundo, kandi ni umunyempuhwe. Umva, ntazadutererana, aduhoza ku biganza bye, aranaduteruye. Ariko umuntu wamwita umugome kugira ngo naraguhetse ukiri mu nda ya nyoko, nzaguheka ukivuka, nzakomeza kuguheka ubaye n'umusaza. Ubu mama we yaguheka zino saha niba akiriho? Uwo muntu uguheka ni umwicanyi koko, ni umunyamahoro. Yavuga ngo naguciye imanzi mu kiganza. Yaguca imanzi mu kiganza kitwa ingome. Ariko wabaye mu cyumba cy'amasengesho cyangwa wigeze no kuba wayobora itorero kumva nyine ibibera mu byumba? Bamwe bati umuhanuzi yabonye ko uriya ari umunyantege, yari umunyabyaha, ngo aramuterura murenza icyumba, ngo n'Imana imubwiye ngo namuterere ngo amujugunye. Buriya rero Imana iguha umugisha kumbaza icyo kibazo. Hari icyo abantu bita kugira ishyaka. Umwuka koko yamuhishuriye, ariko ashyizeho n'ishyaka ryiwe. Kuko umunyabyaha ntibamujugunya, ahubwo bamwegereza Kristo, kuko yaje mu cyumba aje gukizwa. Ariko uwabyeretswe we yagize rya shyaka, yavuga ati nabonye ari nk'injangwe yicaye nyirenze urugo, ariko yayikubitika bati hinduka umuntu yari kumutwara iki. Ibyo rero ni ibintu tugiye kuganiraho. Burya mu mukozi w'Imana, ibijyanye na Bibiliya n'imisengere akenshi bijyana n'imitekerereze y'umuntu. Akenshi bipfira mu gutekereza kwiwe, kuko umuntu wamaze kumenya Kristo neza azi ko Kristo ari urukundo. Giye umuntu yinjiye mu cyumba, ndayobora narayoboye, ariko ibyo ntabwo wabikora ngo ukundire, kuko yaje aho abantu bakirira. Ubundi turi ku isi turi abanyabyaha. Uwita intungane uzamubwire ko akubeshye, n'Imana imuze ngo ni umunyabinyoma. Rero umuntu yaje aho akirira, umurengeje urugo, ndemera ko umwuka yamusanze yanamubonye, ariko yagize ishyaka ry'umubiri, nk'uko babwiye Mose ati kubita nakubwira igitare, uwo akagikubita, ati nabakurira amazi hano jyewe. Ariko Imana yari pressure muri rero ibyo nuvuga ngo abantu niko babikora. Rega buriya nongere mbigarukemo ibijyanye no gusenga. Rega buriya bituruka mu myumvire. Ariyo mpamvu mbona biba ngo gusenga niyo ntwaro iheruka izindi. Burya umuntu wamaze kumenya imbabazi z'Imana, erega mwongere cya kabiri kwe gutandukanya. Hari abantu bahabwa impano ariko bataragera ku rugero rwiza rwo kumenya kujera ibya Kristo. Ariyo mpamvu bigaruka mu bivuga kenshi, nta muntu nzahora intege nke afite, ahubwo nzamusengera ku ntege nke, ariko mwubahire ko ari Imana imukoresha. Burya nta muntu buri byiza mu buzima. Burya ni ukuri, buriya nubwo babona umuntu agenda baramwise ruharwa, ariko haba hari icyiza kiri muri we, ahubwo habuze imbaraga zikizamura. Bityo rero niyo mpamvu abantu barabikora mu rusengero no mu nzira. Hari n'unakubwira ati ariko Imana yambwiye ibya kanaka, ntabibwire nyirabyo. Burya ni umwuka wo gusebanya, cyangwa se ni isebanyabuhanga, cyangwa se urugo abantu basengana bubakanye, umwe akarondora uwo bubakanye. Hari inkuru numvise nshaka kuvugira kuri mikoro. Umuntu ngo yari afite umugore mu rusengero basengana. Umugore ati nkubonye wibi, abwira umugabo we ati bimbwirira mu rugo se ntubizane muri korari.
kandi yari abikoze nko kumurondora mu yandi magambo yumvikanishaga intege nke zihari ariko abinyuza mu kurondora. Ariko icyo nari ngendereye kuvuga, harimo n'abahitamo kubera kubura bwa bwenge akarondora umugabo w'umugore uri aho ngaho akamuvugaho ibintu bikomeye kandi adatekereza icyo biri buze kugira nk'ingaruka mu rugo. Igihe cyose abantu bagifite umwuka wo gushaka kwemeza abantu no kwerekana ibyo bashoboye, bazakora nk'amakosa menshi. Bipfira rero mu myumvire buriya yamubwirira mu rugo, ubundi kurusha avuga njye ndabizi ko bijya binabaho, umuntu nanjye narabibonye ati ihana ikintu yakikubonyeho ariko atinye kukubwira ko ukora iryo kosa, agiye kunyuza ko ari Imana ivuze. Ingaruka zibizaho nizi nuko wa muntu ubwe yitarakara, tibigira umusaruro. Icyambere no kugira ngo berekane ko batunze za mpano, ikindi batinye kuvuga ibyo babonye babyitirira Imana. Abandi bakihanishwa mu bwoba, nimutihanira bica njye na ariko imatimba kitarabica imatimba kitarabica kitarica n'abandi nyamona barara amajoro nubwo covid yabuje kurara amajoro. Umuntu waje aho bakirira ni uri bupfira aho bakirira koko umurona ariko da pesa imora byari ikintu nge nibaza mu buzima. Iri ni iterabwoba abantu bazana, kandi ikintu kibi nabibonyemo ntabwo abo bantu basoza urugendo neza, kuko ukijwe mwitarwa ntibikunda. Urumva umuntu yaje aho bakirira, yafashe urukweto rw'ararwambara rube supurese rube inkweto ishaje cyangwa uko imeze kose, arakaraba ariborosa arambara, aje mu cyumba gukira no kutabara. Iramwicira aho ngaho, isize abari gusambana hirya iyo ngiyo. Ninde wasanze Imana ikamusubizayo? Ninde wegera Imana ikamusubizayo? Kandi ari duhamagara aho. Ariko wibuka ko Imana yagiye ikagera ikoreye muri Salomo, ko si Salomo ubwo yabyibwiye. Aramubwira ati wari uwo gupfa uyu munsi, nta kimenyetso kikubesha, ariko hari inkuru imwe yonyine gusa, wigeze guheka isanduku y'Uwiteka, ubana n'Uwiteka, ntugipfuye, jya kwihengera. Atabawe nuko yigeze guheka byibura ngo no mu bibabaro yayibayemo, ngo ubana n'umukambwe ahura n'ingorane gusa zo guhura n'iki na Doni ugiye kwiyimika. Ariko nawe ntiyamenya ko byahanuwe ko Imana izahanagura abana bose ba Eli ku butambyi. Ni burya niwe wari usigaye mu butambyi wenyine. Ibikora nko gusohoza, ariko aramubwira ati sinkikwishe, wari uwo gupfa, sinzanabikora. Ariko kuko wahetse isanduku y'Uwiteka, ukabana n'umusaza wanjye mukarohana, uyu munsi urabaho kubera icyo kintu. Ntabwo wanyumvisha rero ko umuntu yapfira hagomba gukirira. Ntabwo yaza mu rusengero ngo ubwenge ngo nibwo agiye gupfa, ntiyaza mu cyumba, ahubwo wakagombye kumwicaza aho hantu. Wamara kuhamwicaza ukamubwira uti mwene data, hari ingeso ufite, hinduka Imana ikugirire neza. Nicyo natekerezaga. Mwari mufite cyanditswe mugiye kudusomera, ikindi kibazo ndaza kukibaza nyuma yo kuganira ku cyanditswe mugiye. Ntabwo ndi bugire cyane, ngiye gusoza ni Yesaya 65 ngira ngo n'umurongo nahageze kare, maze kumbwira amagambo yose nezerewe. Urafashwe. Yesaya 65 kasoma umurongo migufi kugira ngo tuhaganire. Uvuga ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bakivuga nzumva. Imana nishimwe cyane. Imana nishimwe. Reka ndisubiremo iri jambo rikomeye cyane nakunze cyane. Haravuze ngo ntibazaruhira ubusa kandi ntibazabyara abana bo kubona amakuba, kuko bazaba ari urubyaro rwahawe umugisha n'Uwiteka hamwe n'abazabakomokaho. Maze ubwo bazaba batarantabaza nzabatabara, kandi bataravuga nzumva. Nguyu wa mwihariko w'Imana, nguzu zambaraga z'Imana. Aho Yesaya akimara guhanura gutya, niho twateze twagica, noho agera ubwo atangira guhumuriza abantu. Ibi ntabivuga ni nyuma yo kuva i Babuloni. Ibi ntabivuga ni nyuma yo kongera kugarura Abisirayeli mu gihugu cyabo. Ubundi uyu munsi aha turi, ubuhanuzi busobanura igihe Abisirayeli bari mu uyu munsi wa none.
sindi uri kunyumva buriya. Ndabyumva. Ni ukuvuga ngo buno buhanuzi turi kuvuga si ubw'i Babuloni, si n'ubwo cyagiye batawanyitse igihe bamara gusenya Yerusalemu 3 si nyuma y'uko mu ntambara y'isi banapfa. Ibi bisobanura Isiraheli nyuma y'intambara y'isi y'iki gihe ubundi. Niyo mpamvu umuntu wese Imana yavuzeho ko yavuze ngo abazabakomokaho. Yego. Uyu munsi abana bahari ni ibisekuru by'ibisekuru by'ababwira ijambo bahanurwa uwo munsi wa none. Ni ijambo ririsohora mu 1945 kugera uyu munsi wa none. Kuko ni nabyo yabwiye Dawidi ubwo yarashatse kubaka urusengero rw'i Yerusalemu. Aramubwira ati wanyubakira nzu kuko yabwiye Natani ati mfite igitekerezo, Imana yankuye mu ishyamba inkura hejuru, mfite igitekerezo nanjye ndi mu nzu y'imyerezi. Ubundi imyerezi ni sederera n'imbaho zihumura cyane ubanzi. Hari ijambo rusigaje urimo uvuga iryo sezerano Imana irimo igirana n'abantu, naryo mwari tubwira kugira ngo dukomereze tuganiraho. Nari maze kuvuga ko ngo bagitabaza batarantabaza nzatabara. Naho kana nshaka gutsindagiraho kumve batarantabaza. Nuvuga ngo Imana imenya ibizakubaho mbere yo kubibona. Nuvuga ngo utaratabaza utarasakuzayo already zaba yatabaye. Hari nk'amagambo 3 ni ugukumira ibyago byari bigiye kuza. Urumva ariyo Imana ikumira ni ibintu byiza cyane. Hanyuma akanyuma tuza kubona keza yasobanuye ahangaha ngo bakivuga nzumva, bakibumbura kanwa nzatega amatwi yabo. Hari nk'amagambo menshi ntibazaruhira ubusa, ntibazabyara abana bo mu ruho. Arangije abwira ikirugo ngo bagitabaza batarantabaza. Mbega utaravuga ikibazo yibe yakibonye mbere izahita itabara. None ko tubona abantu kandi hano gato noneho banarangiza akanyuma bakavuga ngo kandi bakivuga nzabo. Tubona abantu nyine basenga cyane, abandi bagakomeza, navuga ngo bakanavuga cyane. Wakwibaza se ibyo basengera no ko itaba yabyumvise kubera iki bigenda kuriya kenshi, ukabona n'abantu bakagera nubwo bacika intege. Biterwa n'amagambo amwe agaragara. Akenshi jyewe ntibwira ko niba Imana ngo nzatabara bagitabaza mbumve, bakivuga mbumve, nabihuza na Isaya 59 umurongo wa mbere havuga ngo dore ukuboko kw'Imana ntikwaheze ngananirwe gukiza, n'ugutwi ntikwapfe ngananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, n'ibyaha byanyu nibyo byatumye ibima amaso ikanga no kubumva. Urumva niyo solution. Nuvuga ngo hari ukuntu yenda abantu benshi bazi ko ibyaha bafite ukuntu bishyira muri kategori ibiremere n'ibitaremere, ariko urumva ahangaha ngo dore ukuboko kw'Imana ni kwageze gute, ntabwo kwaheze. Kandi nawe yemere kize gutabara. Icya kabiri nuko twikwaye ni kwageze gute, ni kwapfuye. Kuki uyu munsi abantu itabumva, bamwe ntibasubizwe, abandi bakabisengera kenshi, abandi bakabirambirwa. Icya mbere ni ukureba yuko nta mpamvu ituma Imana itabumva nta yindi ni cyaha. Imana iracyakora, ifite ubushobozi. Rero nkavuga ngo ahangaha hari abantu basenga bakavuga cyane, bagahamagara kure cyane, abandi bakavuga amagambo menshi cyane, abandi bakayikanga burundu nk'iyo bayitera ubwoba. Ariko dore ikintu cya mbere, ukuboko kw'Imana kuracyahari. Icya mbere hari ukwima Imana ku byo bahayeho umugisha. Ugasanga ntibazi gutanga icyacumi, ntibazi gutanga amaturo. Imana yaguhaye uburyo, ntibazi gusenga no kwegera Imana. Hari n'ikindi kintu gidakomoka ku cyaha, gikomoka muri negligence, kutamenya kubyaza igihe cyawe umusaruro. Ugasanga abantu ntibasenga, abantu ntibegera Imana, n'abagiye gusenga Imana bajyanye amatiku. Mana ntureba Tewe yaransize, ntureba kundi kanaka yansize, ntitwiganye, ubuse Mana urareba gute, nge wampoye iki? Ayo masengesho Imana ntiyumva, ukeretse abadayimoni bonyine gusa. Cyakora ugize Imana mu izina yayumva gute se? Yayumva gute ko niba ubona baganiriza ijambo rimwe ndi kuri cano nkabwira ngo burya ibitambo byera bishimwa na masengesho yabera. Aho navuze ngo umukiranutsi arasenga, hariho marayika uhagaze ku cyotero ngo yarangiza agashyiraho imibavu ngo ituma amasengesho azamuka neza agera ku Mana. Nuvuga ngo we gusenga kwawe ntago bigira imbaraga, ariko ngo hari iki cyotero ngo cyongerwaho imibavu ngo ikazamukana rya sengesho. Ugiye gusenga ufite amatiku, dore nta mbabazi yaransize, dore ndaka yaransize, yewe umora iki, ariko Mana no kuntu nkuririmbira kandi nturirimba neza, mvuga
ubutumwa bataguhaye itike ntugenda, njye murabizi Imana ndi umukozi wawe, kandi kuri saleri bashyira kuri konte. Mbe ugasanga umuntu afite inzitwazo zo kubwira Imana ko hari icyo yagakoze, ariko nta rwitwazo ruhari. Imana ikora uko ishaka gukora, icyo ikeneye ni uko tuyubaha, ni uko tumenya kubyaza igihe cyacu dufite no gukora mu gihe gikwiriye. Reka nkubwire ni ukuri kw'Imana, turi imbere y'Imana, Imana iratuzi, iradusobanukiwe. Hari abantu birukana ngo inyatsi, ariko wareba ugasanga ni inyatsi igenda, ugasanga umuntu ni inyatsi igenda. Uti gute? Ubwe ni inyatsi, ukabona ipantaro n'umuntu aragenda. Kubera iki? Imana yamuhaye akazi. Tubare imibare, tuzi ubwenge. Unguka 5,000 ku munsi cyangwa ku 1,000 ku munsi niba ucuruza, uri inyama za 3. Ubwo se uri inyungu z'iminsi ingahe? Uri inyungu z'iminsi ingahe? Biravuze ngo ubwoko bwanjye bupfuye buzize kutagira iki? Ubwenge. Icyo ni icyambere. Ni wowe wihombeje, ntabwo ari abadayimoni, ni indayi. Yarangiza ngo Mana nkuriraho igihombo. Hari ugeze kuza kunsanga ngo musengere, ndamuvuga simuvuga izina, ansanga ahantu i Remera aho nari ncumbitse, ahasanga n'undi mugabo ntavuga izina, ati nje kugira ngo mwirukane inyatsi. Mugenzi wanjye aramuhanurira ati Imana iyikuyeho, irayitwitse, njye mbona ntibivuyeho. Ndamubwira nti rero ngiye uko nabibonye, ndabona inyatsi idashobora kuva mu rugo rya rukunyo nyatsi yavaho, nuko twabaga iyo nda yawe, kuko niyo nyatsi ya mbere. Ukore ubunguka 1,000 ukarya 5, wakunguka 5 ukarya 7. Urumva koko ibyo nabyo urabyitirira Imana? Imana iguhaye akazi k'ibihumbi 10, urakanze ngo warize, kandi ugiye gusabiriza uwakagiyemo. Aho naho uzabeshyera Imana ngo ntiyakoze. Uravuze ngo ngiye ngo ndi muri lisansi sinatwara moto, kandi umumotari ukamwaka lift, warangiza ngo Imana ntiyakoze. Nayo Imana itakura umuntu, niyo Imana itahera. Ugasanga ni ugutakaza cya gihe cyabo, kutamenya imikorere yabo no kudakoresha cya gihe bafite. Niba uyu munsi wicaye ukabona ugwiriwe n'amafaranga menshi, wikumva ko ari ibitenge nayo, menya ngo ariko ubundi nta n'inzu ngira. Imana iguhe gakondo. Kurya rero urya za firiti na za nyama na za dodo na ya mata ya nido wajya kunywa yishyushyu, ugahindura imibereho, ugikodesha, uba uri muri inzu n'imisumari n'amabati yayo. Kuko hadutse umushinga uguhemba amafaranga adasanzwe. Ubundi hari ukuntu Imana ikereya occasion ukabona amafaranga agutunguye. Arya ntabwo araribwa, ahubwo ariya natuma ugera ku ntego. Tekereza, urakoze cyane. Rero nubirya uzabwira Imana ngo Mana ariko nubwo mbiriye ngo urumva ngo ntabara ngo mpinzu. Za nyama, ya mafiriti bararya izokeje, zitogosheje, zitaze ku muriro, ngo Imana yadutaba. Inkoko muri hoteli, kumva kurimo wangiza ibyo bintu. N'amabati n'imisumari n'intebe zo mu nzu na salo n'amateleviziyo. Warangiza ngo Imana yanditse. Ni ukumenya kubyaza igihe umusaruro no kumenya ko Imana iguhaye atarayo kurya aragukemura cya kibazo, kuko amahirwe ntazishuro nyinshi. Urakoze cyane. Yego. Turimo turasoza rero, ubwo abantu tubabwire ko Imana yihariye mu gutabara. Kandi niba utaratabarwa urebe yuko hataba harimo uruhare rwawe. Yego. Tubonye yuko ukuboko kwawe ko ntikwaheze. Aha. Iracyakora. Amen. Ahubwo ibicumuro by'abantu nibyo bituma bajya kure. N'amaboko yabo n'amaboko y'Imana ntadusubiza. Kandi twabonye ko Imana ni ifite urukundo, yuzuye ubuntu n'imbabazi nyinshi. Haleluya. Tukayifata nk'ingome, nk'inyagitugu. Oya, ni umubyeyi. Ni umubyeyi ukomeye, kandi bacyumva izi ni za mbaraga, ni ya masezerano. Icyambere Imana yahariye gutabara. Ikindi cya kabiri ugenzura ibihugezemo. Nubona amafaranga menshi aza wikumva ko ari ayo kwinezeza, tekereza icyo rero urasengeye ugikemure, kuko Imana ubundi ntikubwira burya, iraguha gusa nta kindi. Kuko cya kabiri noneho urangije banza urebe se ibintu ndimo ninjye wabyizaniye, nabwo Imana izagutabara. Ese ni Satani yabizanye, nabwo Imana izabyiruka. Ese muvuga ngo ugire umenye icyo gihe cyayo, Imana iritabara. Abantu badukurikiye rwose no kuri, iracyumva, iracyakora, iranahari, ikeneye gukorera muri bo. Turabashimiye cyane uyu mwanya mwatugeneye. Imana ibaho umugisha. Mwasoza mudusengera n'ubundi kubwo abantu bari bakurikiye. Mushumba Ntambabazi Jean Baptiste mwamusanga kuri ya YouTube channel yitwa Gusenga Rwa. Nimero ziba ziriho, ndetse nabifuza kumuvugisha ubwo mwamuvugisha. Imana ibaho umugisha. Na hano bazisanga wongira ngo cyangwa nzibaye niba ntacyo bitwaye, ni 0782554028. Gusenga Rwa bahansanga. Murakoze, ndabashimiye. Tuzongera kurira ubusa.
Mana y'ukuri, Mana y'amahoro, Mana y'imbaraga, hari abantu bamaze iminsi bararuhiye ubusa, hari abantu bamaze iminsi baragowe, hari abantu bubatse amazu ntibayabamo, ariko utanditswe babwira ngo uhereye none ntago bazongera kuruhira ubusa, kandi bataratabaza uzatabara, bakivuga uzumva. Iryo ni imbaraga, izo ni ubutware wihariye bwo gukora ikintu mbere yuko kiba. Uri Imana y'urukundo, uri Imana ishoboye. Ndagushima ko bagiriye neza bose, mu izina rya Yesu urakoze, amen.